turabashuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana, abadukurikiranye ku murongo umuyoboro wacu wa Mukakarangwa TV, turabashuhuje. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Tunezejwe n'Imana mu mutima ko twongeye guhura turi bazima. Hashize iminsi buri wese aba ari muri byinshi, ariko kubwo kongera guhura tutishwe n'ibyaha nanga ibyago, turashimira Imana. Twabazaniye ijambo rero ry'Imana yaduhaye ryo kongera kubaka imitima yacu, ryo kongera kudukomeza, niryo tugiye kuganira. Ariko mbere yo kuriganira tugiye kubanza dusenge. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze, watugiriye neza, watubambiye ihema. Turagushimiye kuko twongeye guhura tutishwe n'ibyaha, izina ryawe nirihimbazwe. Fasha umuntu wese udukurikiye, nanjye ugiye kugaburira ijambo ryawe, umfashe bane nanjye, utugirire neza. Twifuza cyane guhirwa nawe, twifuza cyane ko waba hafi yacu, twifuza cyane ko umwero wacu wakwera imbuto, twifuza cyane ko twahinga bikera ntibirumbe, twifuza cyane ko wabana natwe. Gaho tugirire neza, ntutureke, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, ejo bundi nabwo nabonye ibitangaza bihoraho. Ejo hashize nabonye gukora kw'Imana, ejo bundi nabwo nabonye ibitangaza bihoraho. Nabonye ibitangaza bihoraho, nabonye ibitangaza bihoraho. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ejo hashize hari icyo nabonye, n'ejo bundi hari icyo nabonye, n'uyu munsi hari icyo nabonye. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Intego nzanye ni intego ivuga ngo umaze igihe kinini uri gushaka umwero, uri guhinga se, uri gukora, uri gushaka umwero cyangwa inyungu. Mu giswahili bakunda kuvuga faida, ariko ndagira ngo turebe ijambo ry'Imana. Je nawe urebe mbese iminsi maze aho sinakoreye ubusa, mbese iminsi maze ndi guhinga cyangwa ndi gushakisha inyungu, cyangwa nshaka ko imbuto ziboneka ku musaruro wanjye, aho ziri kuboneka cyangwa ntazihari. Nitumara kureba uramenya igice urimo, niba uri mu cya mbere, niba uri mu cya kabiri, niba uri mu cya gatatu. Imana ishimwe. Ariko intego mfite iravuga ngo mbese umwero wawe ugeze mu kihe gice? Ni icya mbere, ni icya kabiri, ni icya gatatu? Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Kadusome mu Bami ba kabiri ibice 19 umurongo wa 29. Nuko rero weho Hezekiya, iki ni cyo kizakubera ikimenyetso muri uyu mwaka. Muzarya ibyimeza ubwabyo, mu mwaka wa kabiri muzarya iby'imicwira yabyo, mu wa gatatu muzabiba musarure, kandi muzatera inzabibu murya imbuto zazo. Amen, amen. Imana yabwiye Hezekiya, imuha amasezerano, iramubwira ngo umva nkubwire rero Hezekiya, umva icyo nshaka kukubwira, ngo muri uwo mwaka muzarya ibyimeza ubwabyo. Umaze igihe uri mu mwaka wo kurya ibyimeza. Haleluya. Imana ibwira Hezekiya ngo umwaka wa mbere muzatungwa, muzarya ibyimeza. Umwaka wa kabiri muzatungwa n'iby'imicwira. Umwaka wa gatatu muzasarura, noneho kuko umusaruro wanyu uzaba ufite imbuto, muzasarura iby'imbuto zanyu zizaba zareze.
abantu ntabwo bajya banganya. Hari igihe waba uri mu busarure bwawe, ushobora kuba uri gutungwa n'ibyimeza, ushobora kuba uri gutungwa n'imishwira, ushobora kuba uri no mu mwaka wa gatatu, ariko ndagira ngo mbwire umuntu wari uri gutungwa n'imishwira yumve yuko uyu mwanya Imana imuhaye isezerano ryiza yuko nyuma yo kurya imishwira hariho gusarura ibyeze imbuto. Imana ishimwe. Hari igihe amahirwe ya mbere ajya yanga, Imana ikazana ya kabiri. Ndabwira umuntu umaze igihe atunzwe no kurya ibyimejeje, hareruya, ni ukuri ibyimejeje nubwo umaze igihe ari byo bigutunze, ariko haracyariho ibyiringiro yuko ugiye kugera mu mwaka wa gatatu ugatungwa n'ibyeze. Imana ihabwa icyubahiro. Mbese wari unaniwe ugeze mu wuhe mwaka? Unaniriwe mu mwaka wa mbere wo kurya ibyimejeje? Unaniriwe mu mwaka wa kabiri wo kurya imishwira? Cyangwa unaniwe wari ugiye kugera mu wa gatatu wo kurya ibyeze? Ndashishikariza umuntu wese udukurikiye, nanjye nibwira ko tugomba gukomera, hareruya, tukamenya yuko Imana ari ifite urufunguzo rw'iriba ku muntu wese, ukamenya yuko Imana ari ibasha gutunga umuntu mu nzira zitandukanye. Ntabwo abantu bahuza umwaka w'uburumbuke cyangwa umwaka wo guhinga. Hari igihe wabibye birarumba, hari uwabibye birera, hari uwabibye ntibirera, ariko gahunda twese hamwe ni uko tuzabona tugeze mu mwaka wa gatatu wo kurya ibyeze. Imana ishimwe. Ndabwira umuntu wari ucogoye ngo naze twongere, hareruya, dukomere nk'uko Imana yavuganye na Hezekiya ikamubwira ngo muri uyu mwaka uratungwa, niba uwa kabiri niba uwa gatatu nibi. Imana iguhe guhirwa, nanjye Imana ime guhirwa n'uyu mwaka wa gatatu tugiye gusarura ibyo twabuze mu wa mbere, ibyo twabuze mu wa kabiri. Imana iduhaye gusarura umwaka wa gatatu. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuri nkunda gufashwa n'iri jambo rivuga ngo Uwiteka Imana ntabwo yareka umuntu yaremye ngo amwibagirwe. Njye amaze iminsi ndi gufashwa n'uburyo Imana yahanitse ijuru, ihanika ijuru ntawe uyifashije. Turasoma ngo isi yari iriho ikintu nta n'ishusho yari ifite, ariko Uwiteka ashobora kumanika ijuru. Uwiteka abasha gufata isi ayishyiraho amashyamba, ibintu byose. Uwiteka abasha kurema n'umuntu, aramubwira agenda utegeke ibyo mu isi. Iyi Mana yamanitse ijuru ntawe uyifashije, nije kukugeza mu mwaka wa gatatu ukabasha guhura n'umusaruro wawe kuko maze kwera imbuto. Wicika intege mu mwaka wa mbere, ucika intege mu mwaka wa kabiri, aho kubwira Imana ngo Mana ngeza mu mwaka wa gatatu mbashe gusarura. Imana ihabwa icyubahiro. Nari nkomeje urwaye, umaze igihe uyitegereje ukabona ntiraza, hariho ibyiringiro yuko ugeze mu gihe cyo gusarura. Imana ishimwe. Ejo hashize hari icyo wabonye, n'ejo hari icyo wabonye, n'ejo bundi hari icyo wabonye. Imana ikugeze mu mwaka w'amahoro, ari uwo mwaka wo kurya ibyo wahinze byeze imbuto. Nanjye wungezemo nsarure nezerewe, nawe usarure unezerewe. Ntabwo ariko bizora mu bamutegereza, keretse abantu bava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. So abantu bari mu isezerano ntabwo bazakorwa n'isoni. Imana ishimwe kandi Imana dukomeze. Reka dusenge Imana dusoze. Zamura icyifuzo cyawe nanjye nkizamure mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana, uri inshuti nziza, watugiriye neza, ubana natwe, ugendana natwe. Ko niko wabanye na Hezekiya, ubana n'ubwoko bwawe, ubatungisha umwaka wa mbere bafite ibiri kubatunga byimejeje, ubatungisha uwa kabiri w'imishwira, ubatungisha uwa gatatu barasarura. Natwe twari turi muri uwo mwaka wa kabiri, twari ducitse intege, ariko twemerere utugeze ku mwaka weze.